Hello everyone, nongeye kubasuza cyane ngiye basuza ni Chief Alex nk'ibisanzwe hano ku Gikoni TV wacu muhora mufite ikaze. Niba uri mushyashya nongeye gushimira kuba wabonetse aha ngaha nawe niba uhasanzwe rero ndagushimira, uri umuntu w'ingenzi cyane ku muryango w'Igikoni TV iwacu, turagushimiye. Uyu munsi rero tugiye kureba ukuntu hamwe wakora baga iwawe mu rugo bitagusabye ibintu byinshi by'umurengera. Abantu benshi ndabizi dukunda baga ariko ntago tuba tuzi ko twashobora kuzikora kandi biroroshye cyane. Niba uri bushyashya rero reba hasi handitse subscribe, ukore subscribe kugira ngo andi ma video ujye yabona mu bantu ba mbere. Hano rero tugiye gukoresha viande share arizo nyama ziseye, igitunguru n'urunyanya, ibyo byonyine na mayonnaise na ketchup nibyo turi bukoreshemo hano. Hano rero nari narangiye nkata igitunguru, araneko yakari akantu kagatwe ku gitunguru ntukagate, ntukagate kuko karagufasha rimwe na rimwe. Nibyo ngiye kwerekana ukuntu kagufasha iyo uri gukata igitunguru kiri gusoza. Rero igitunguru turi kugikata dukata icyo twita onion ring, ibizeru by'igitunguru. Kuri igitunguru cya kimeze ugikata uko kimeze nyine kuri ndi kukwereka, kuno ndi kukwereka wabikata. Reka akantu kagatwe twasigaje ikintu kadufasha gusigara dufashe igitunguru tukabona ukuntu dukata neza kiri kugera ku musozo, nko kuri kubibona. N'urunyanya rero ukuntu turi bukate narwo ni kuriya, turakata urunyanya turakata amazeru ibizeru kuriya narwo kugira ngo bize kutworohera gushyira muri baga, kura bizi n'umugati wa baga nawo uri ronde. Ibintu byose tugomba kubikata biri ronde. Nabwiye ngo bugiye ikintu kugira ngo kigaragare neza nuko biba bifite isura nziza kandi ijya gusa, isura bugiye ijya gusa, shape ijya gusa, ibintu bigaragara neza. Fasha za viande zawe rero ukazishyira mu gapoti cyangwa se mu kantu keza nk'agasafuriya cyangwa se akandi kantu. Iyo ni shapelire, iyo ni ifu y'imigati. Ni ifu y'imigati wayo utayifite wafata imigati mbere yo gukora baga uri mu rugo ukayumisha. Ushobora kuyumisha wenda mu ifuru cyangwa se ukayumisha ku kabaraza uyanitse. Ushobora kuyanika ku zuba ikuma ukaba wayisekura ikavamo agafu, kugira ngo uzayikoreshe baga yawe neza. Cyangwa se n'utanawumisha umugati ushobora kuwutumbika nyine mu mata cyangwa mu mazi ukaza kuwukoreshamo, ukawushyiramo nyine wakuntu watumbamye, ukawutumika muri ariya magi kuri uri kuyavanga, ubundi ukaza kuyashyiramo. Hano rero nashyizemo shapelire, nshyiramo igi rimwe, nshyiramo n'umunyu. Of course inyama ugomba kubanza ukazirunga, ushyiramo umunyu, ukawushyiramo black pepper ubaye uyifite, ubaye udayifite nta kibazo, ugashyiramo n'ikindi kirungo nyine uzi wamaranisha nka black pepper, paprika, ibirungo byinshi bitandukanye ushobora kuba wabishyira muri izi nyama mbere yuko utangira kuzivanga na shapelire n'amagi ukavanga. Then ukavanga neza ukamakinga sure ko byafasha. Urabona ko inyama zatangiye zoroshye ariko urabona ko zitangiye gufata. Urabona ko hano tuba tubonye inyama zifashe neza. Then nyuma no turi gusoza ikintu dushyiramo amavuta. Dushyiramo amavuta kugira ngo bitworohere, inyama zacu bitworohere ko ziza kuba ziri smooth, tubone ukuntu tuzibumba neza nk'inyama nyine za baga. Urabona ko baga nyine isaba kugira ngo inyama uzibumbe neza, kandi kugira ngo nuyishyira ku ipanu iyo nyama nyine ize kuza imeze neza cyane. Nuyishyira ku ipanu nyine nize gusandara. Hano ibiriya bintu dukoze byose nibijye kugira ngo ufatishe inyama zawe neza kugira ngo zitaza gusandara ku panu nyine kwa kundi bazishyizeho. Hari abantu benshi batazi kuzikora gutya, kandi uku ndi kuzikora ni nako bakora brete, icyo bita meatball. Kuri ko bakora meatball rwose. Ushaka no gukora meatball nayo wahita uyifata ukayibumba akazeru. Kora nayikoze urabona ko arambonye ari binini ndagabanya, kora nabikoze rero uhita ubumba akazeru karagufasha kugira ngo ukore meatball yawe neza nyine. Ntabwo meatball yakora nkuko wakora baga. Urabona ko ikora mu buryo buri cycle, nyine ibyo by'ikizeru nkuko twakase biriya bitunguru, ko twakase inyanya, byose nkuko n'umugati nawe ubwawo uteye. Urabona ko nyine hano ishusho ibiri kugendana neza cyane rwose. Urabona ko rero bitagoye, vanga murahinduka abashefu namwe mujye mujya kuyatumika cyangwa se munazitekere iwanyu. Iyi baga wayikorera ahantu, haba muri restaurant, haba mu rugo iwawe, haba mu birori abantu bagusuye ukabatunga ukabakorera baga. Urumva ko hano ku Gikoni TV iwacu muzamuhigira ibintu byinshi bitandukanye, haba ibijyanye n'amakawa, ibijyanye no guteka cyane. Urabona ko zirangiye rero tugiye gukurikiza igikorwa cyo kuziteka ku ipanu. Turaziteka ku mavuta makeya kugira ngo zifate irangi. Ufite ifuru uzishyiraho akanya gato ukazivanamo ukazishyira mu ifuru, ariko nta furu dufite tuzigarura gake ubundi tuzimenaho amavuta hejuru kugira ngo zihire ku ipanu.
urabona ko nyine urabona n'ubundi zigiye guhira ku ipanu gutya, zihira ku ipanu rwose nta kibazo kandi zigashya neza cyane, ugenda umenaho utuvuta hejuru bikagenda neza cyane. Urabona ko hano byari birangiye ndabateka nshyiraho n'izindi nyama kugira ngo nyine nze gutangana baga yanjye zose zimeze neza kabisa. Urabona ko nyine hano buriya zarangiye nuko nahise nkata video kugira ngo itaza kuba ndende, then nshyiraho ya pano yanjye nshyira ko ku mavuta, nayo ngiye gukurikizaho noneho igikorwa cy'iki cyo guteka igitunguru. Ariko igitunguru mbere yo kugiteka nahise mfata akabata nako nkabanzaho kugira ngo buriya bata idufasha kugira ngo ibintu byacu bize kuba byoroshye kandi ikazanamo akandi gatesti. Nicyo kintu bata ahanini ifasha kugira ngo ibintu byawe bitaza kumagara cyangwa se bize kugumana rya toto sinzi ukuntu nabyita, ikazamo n'akandi gatesti. Rero cya gitunguru nagishyizeho nyishyiraho nyitandukanya kugira ngo nyine kitaza kuguma gifatanya, urabona kugira ngo bashaka ko biza bitandukanye kuriya ari amaringi onion rings niko babyita nyine aba bimeze kuriya nk'impeta. Then nshyiramo agasukari, baga turayikoresha, ibitunguru bya baga turabikoresha agasukari, umunyu na soya sauce nkeya kugira ngo bize guhindura akabara, ubundi tubireke bikaramarize nyine. Udafite iyo soya sauce ushobora kubakoresha ya basilic ya vinegar kugira ngo ibashe kuba yagufasha nyine guhindura ibara ry'igitunguru, kuba karamarize neza bigahindura ibara kandi nyine yongeramo n'akandi gatesti. Urabona ko nyine agasoya sauce gahita kabihindura neza cyane, urabona ukuntu nyine bihita bihindura agasura ku buryo nyine niyo biri muri baga abantu biba bifite agasura keza kandi bifite ishusho nziza, kandi ikindi cya kabiri bifite agatesti keza cyane. Urabona ko n'akabata nahise nongera ngashyiramo kugira ngo bikomeze bimere neza cyane. Bata mujye mukunda kuyikoresha kuko bata ni nziza cyane, bata ni nziza ituma ibiryo nyine nk'uko nabibabwiye biryoha kandi bikanoroha bikagumana ububohere, sinzi ukuntu mubyita gusa nuko njye mbifata cyane nuko mbyita. Urabona ko ibitunguru rero hano byari bimaze kumera neza, ndavuga ati aho ngaho uri kugenda ubitestinga, ariko uko mubibona ntabwo byahiye cyane ngo bihwane cyane, igitunguru gihiye cyane ntabwo kiryoshya baga. Aho ngaho rero nafashe imigati ibiri, wa mugati wa baga ndawukata, wa mugati wa baga nakase igice cyo hasi, ariko imigati ubundi nuko njyewe natabishatse cyangwa se nuko natari mfite n'umwanya uhagije, uburanza ukayitostinga ku ipanu, ufata ipanu ukayishyushya gusa n'amavuta ushyizeho, ubundi ukayishyiraho ikabanza ikasa nk'ishiriraho ukuntu hari hasi tugiye gushyira reti. Ubundi noneho iyo utabishaka ariko na baga nuko nguko wabikora, ntabwo biri ari byo bituma baga iba baga. Nta nubwo nyine ku bantu batabikunda, ku bantu badakunda imigati tostinze rwose ushobora no kuyikora wenda ukumva bitakuryoheye, gusa aba ari byiza nyine iyo ubikoze. Hano rero nahise mbanzaho reti ku mugati, uhita ubanzaho reti, ubundi ku gice cyo hasi cy'umugati ubanzaho reti, ubundi ugakurikizaho urunyanya nk'uko uri kubibona nyine ndi kujya nshyiraho n'urunyanya, ubundi ugakurikizaho ya sosi ya cocktail. Sosi ya cocktail rero nta yindi ni mayonnaise na ketchup mba navanze, abenshi babishaka bashyiramo n'agasenda kugira ngo baga yabo nibaza kuyirya bumvemo ka gasenda bashyize mu isosi, gusa njyewe nta rusenda ndya, niyo mpamvu urabona ko na baga imwe nayishyizeho isosi imwe, indi nyishyiraho isosi. Urumva turi abantu babiri tugiye kuyirya kandi njye sindya mayonnaise, niyo mpamvu nabikoze gutya, imwe nyishyiraho isosi indi sinayishyiraho isosi. Urabona baga nyine hano byari birangiye gushyiraho isosi, nyita ngiye nshyiraho igitunguru, cya gitunguru cyacu urabona ko cyagizaho kiranoroha kubera ko cyahise cyahuye na wa mwuka nyine kiroroha neza birahura. Hano ukuntu kinasa neza, hano igitunguru kiba kiryoshye, igitunguru kirimo agasukari gakeya kiba kirimo n'akunyu naho gasoya sauce kiba kiryoshye cyane. Baga ntago wayivana imbere kabisa, nta muntu abantu benshi ndabizi tuba dukunze baga, ariko kenshi tugasanga turi kwishyiraho limite ngo no kujya kuyigura buri gihe, kandi ugasanga ni ibintu byoroheje iwawe urirwa ubiteka, uri guteka sauce bolognese ukoresheje inyama za viandashi, ariko ukaba utazi igitekerezo ukuntu wakikorera baga muri iyo nyama. Rero hano kuri uyu mugati naho ubundi mu busanzwe ushobora gusigaho blue band, ariko ngewe umuntu wanjye nandi gukorera baga yambwiye ati iyi baga yanjye unkirireho iriya sauce cocktail ku mugati, usigaho cocktail ariko usatse usigaho mayonnaise ku blue band kuri wa mugati hejuru, kuri nsizaho ka sauce ka cocktail. Hano rero nandi gushyira ngiye gushyiraho cheese ya cheddar. Cheese ya cheddar rero ni cheese nziza cyane, hano yo ntabwo bisaba kujya milting, kuba nira baga yanjye nashyushye byanze bikunze nyine itimiti iraza kugenda milting gake, ariko abari cheese ya Gouda isanzwe cyangwa se indi cheese nyine ikomeyemo,
ushobora kuyishyiraho ku nyama gutya, mbere yo gushyiraho ukabanza ugashyiramo mu micro-ondes cyangwa ugashyira mu ifuru ahantu hashyushye ikamiritinga neza nibwo igaragara neza kuri burger. Urabona ukuntu rero burger yacu yasaga neza cyane, ibi bintu byose byari byuzuye leti, urabona leti, igitunguru, urunyanya, sauce cocktail, ya nyama na cheese byose birimo bikuye muri ukuntu burger yasaga. Si the burger, iyi burger iri ku rwego rwa 5 star, mu rwego rwa 5 star hotels. Thank you so much guys kuba mwatukurikiranye, turabakunda cyane. Chef Alex ku Gikoni Iwacu TV, thank you.